n'abantu mwe ntako mutagize mwaramfashije, ariko nanone bigeze ahantu bisaba ko mwongera mugahaguruka mukabifata nko ku munsi wa mbere mwabyumvishe mukadufasha pe. Abo bantu ko muri batatu ni muhurira kuri uyu muntu ntabwo ari bufate igiseke ngo hagare ku muhanda asabe, ariko kuko mwikunda uyu mugabo agiye gupfa nk'utarigeze agira icyamara. Ntabwo yabura. Ngewe nomero ye ndayifite nayisabye, sinigeze muhamagara kuko numva ntafite icyo kumubwira. Nyakubahwa minisante nivuga ngo ntimuzi, ndabaha nomero ndashaka umuzi tumushake. Uyu muntu akeneye ubuvuzi bw'umufasha we, mudatuma tewa b'icyapa cya Sansenike kitubuza kujya ku Mana. Twibaze Bibiliya isubize. Ukonshobozwa nawe mwami, haleluya, unkomere z'amaboko, ukonshobozwa byose nawe umpa, unkomereze. N'abantu mwe ntako mutagize mwaramfashije, ariko nanone bigeze ahantu bisaba ko mwongera mugahaguruka mukabifata nko ku munsi wa mbere mwabyumvishe mukadufasha pe. Byaranze kubona miliyoni n'igice yo gutanga ku muntu mu kwezi ntacyo ukora, niyo wasaba gute ntago ari kuboneka. Rero nje kuri iyi kamera muri iki kiganiro kitari bugeze n'iminota 10 ngo mubwire ngo nimba hari icyo wadufasha dufashe. Nk'ubu ibintu naringiyemo by'ibirori bisa naho bigiye guhagarara kubera kumva nta morale nta kuntu meze. Bantu barambujije, barambwiye bati wisaba, barambwiye ngo wigira gute, ariko ntabwo bizakunda. Ntabwo nareka ngo umudamu wanjye apfe icyakabaye kimurengera, nzi yuko bishoboka ko byaca no mu nzira zo kubwira abantu ngo nimudufashe. Nta nzego ntatakambiye cyo koza keretse inzego za leta, nta rwego rwa leta rw'igihugu ruragira icyo rumfasha cyangwa ngo rumbwira, wenda bitewe nuko ibintu biba bimeze. Nta muntu nirirwa nsabiriza abaturage, ndasaba, nirirwa nshima abarundi, nirirwa mvuga ko bangiriye neza, ariko nta muntu ndabona uko makomeye mu gihugu wenda nga nambwire ngo pole no kuri telefone natanze nimero umwaka urarangiye. Ariko nanjye ndi umwene gihugu, abantu bakwiye kuntekereza mfite ibibazo, ngwaje umuntu urembye, umuntu atabonye ubwo buvuzi yapfa, kandi ntagakwiye gupfa ntaravuze. Gutakambira abantu, nimba hari umuntu basukomeye wo muri leta muzi muzamumbwirire, wenda bagire ubundi buryo, wenda baduha ubuvuzi, wenda banyoroherezemo n'ukwezi. Koko amezi 10 ararangiye, kandi uyu muntu nintamutabariza azampfana. Ubwo ko nzaba mbafata gute? Abantu mushinzwe ibintu runaka mwazadusuye no mu rugo mukamenya amakuru. Mfite umuryango utari muto, ndambiwe no guhora nsaba mpabwa utuntu two kundengera gusa. Rimwe na rimwe hari igihe mara icyumweru nta biraka nta kazi. Muzi ko turirimba, aho kuririmba ni hake cyane, hafi ya ntaho, nta kindi kintu. Ntako nagize, nagerageje no gukora utundi tuntu tumeze nk'ubucuruzi, nta kigenda. Ubu koko mu bantu munkurikira nta muntu wabuziranye n'umuntu wenda uri mu buyobozi akankorera ubuvugizi. Ibi bintu by'uburwayi ntago wajya kubwira mu kagari, akagari nako kaba kaza hari ibyo kakubwira. Ariko abo bantu ko muri batatu ni muhurira kuri uyu muntu ntabwo ari bufate igiseke ngo hagare ku muhanda asabe, ariko kuko mwikunda uyu mugabo agiye gupfa nk'utarigeze agira icyamara. Ntabwo yabura. Ngewe nomero ye ndayifite
nayisabye sinigeze muhamagara kuko numva ntafite icyo kumubwira. Nyakubahwa minisante nivuga ngo ntimuzi ndabaha nomero ndashaka umuzi tumushake. Uyu muntu akeneye ubuvuzi bw'umufasha we, mudatuma tewa b'icyapa cya Sansenike kitubuza kujya ku Mana.